ijambo ry'umunsi. Ubwenge bugaragaza intsinzi y'ubuzima bwawe. Imyaka mike irashize, Imana imishuriye igitekerezo kijyanye no kwigirira icyizere. Ntuzigera ubasha kumva ubuhanganye ufite muri wowe. Mose yohereje abatasi 12 gusuzuma igihugu mbere yo kukinjira. Bagarutse raporo zabo zirimo ziravuguruzanya. 10 muri aba bari bafite raporo mbi, 2 bari bafite raporo nziza cyane, 10 bari bafite raporo ziteye ubwoba, gusa 2 bari bazi Imana. 10 bashoboraga kubona ibyo bitaga ibihangange kandi ntibigeze na rimwe binjira mu gihugu Imana yabasezeranyije. Birengagije ubwenge bw'Imana kandi batakaza amahirwe yabo yo gutsinda. Kubanza kwiyumva byahindura kinini mu buzima bwawe. Amagambo ni ingenzi cyane ku bitekerezo byacu. Ikiganiro tugira kigaragaza niba twibona nk'abatsinze cyangwa se nk'abatsinzwe. Abatsinzwe bibanda ku bibazo byabo, abatsinzwe baganira ku mbogamizi zabo, abatsinzwe bibanda ku by'abandi bagezeho, abatsinzwe bafata imitekerereze y'abahohotewe. Ariko abatsinze bibanda ku bintu bishoboka, abatsinze bakira amahirwe, abatsinze bakurikirana ibitangaza, abatsinze bafite imitekerereze ihindura byinshi. Abatsinze nabahoze baratsinzwe ariko bakifuza guhinduka. Imyaka myinshi irashize ndirira imbere y'Imana. Umutima wanjye wari warashinguye kubw'ikintu natakaje mu buzima bwanjye. Mu buryo butunguranye, Umwuka Wera yaravuze ati, wibagirwe ibyo wabuze, wibande ku byo usanzwe ufite. Nyuma ikintu cyakongejwe muri njye, numva ndahindutse, numva mbaye undi wundi. Tugomba kugera ku bintu bigaragara, tugomba kugera ku bintu bidashoboka. Hashobora rwose kubaho ibihe mu buzima bwawe hahandi uba ugomba kugenderamo kwizera ugana hazaza kandi ufite ibyiringiro kuzabigeraho. Ibindi bihe ushobora gukenera gusa gukoresha ibiri mu maboko yawe kandi nabyo bigakora ibitangaza. Mose yarategereje yuko ibintu byumvikana bibaho, ariko ikintu kidasanzwe icyo gihe nicyo cyabaye. Imana yaramubajije iti, ni ikihe kintu ufite mu ntoki zawe? Mose aramusubiza ati, mfite inkoni igoramye y'ibiti. Imana yahise imusubiza iti, noneho rero hita ukoresha iyo nkoni. Muribuka mwese ibyabaye inyuma yaha, cyari igitangaza cy'Imana. Kanani rero mu by'ukuri ni ikimenyetso cy'inzozi zawe, intego zawe, ahantu ho gutsinda. Umuntu wese agomba kugira intego z'ubwoko runaka. Dufite kandi ingero nyinshi cyane z'ibintu byabaye ariko bitatekerezwaga. Aburahamu yarose Isaka, Yosefu yarose minisitiri w'intebe, Salomo yarose urusengero, Abisiraheli bari bafite inzozi za Kanani. Imana izakuremera ishusho itagaragara y'ejo hazaza hawe. Izo nzozi zawe zidasanzwe zizaba ikintu ushobora gukora, ikintu ushobora guhindura, cyangwa se nanone ikintu ushobora kugira nubwo wowe utabitekereza. Imana ikoresha inzozi zawe zidasanzwe kugira ngo itange ibitekerezo. Gutera imbere ni ishyaka, ariko kandi ujye wibuka yuko Satani azashyiraho ingamba zo guhisha inosho yawe ndetse no guhangana n'inzozi zawe. Ugomba rero kumenya uko inzozi zawe Imana izikoresha kugira ngo ibashe gukangura ibyiringiro byawe. Imana iguhe umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI.